Kwishimagura nyuma yo koga ikibitera, uko byirindwa n'uko wabyivura. Iki ni Ikibabi TV, kora subscribe, ukore share ndetse usige na comment. Gusa mbere ko dukomeza kuri iki kiganiro ku bijyanye no kwishimagura nyuma yo koga, reka mbarangira abantu ba mbere muri Kigali bashobora no kugufasha serivisi zitandukanye hirya no hino mu gihugu. Ni Izere Protocol and Services. Aba ngaba bashobora kugufasha imirimo itandukanye yo mu bukwe ndetse no gutegura ubukwe bwawe neza bukagenda neza. Tandukana na ba bantu uha imirimo ngo bo mu miryango bakakwicira gahunda kuko nabo bafite izindi gahunda. Izere Protocol and Services ni ba mudatenguha, reka tubagane. Gusa wabagana ubahamagaye kuri 078 79 20 19 cyangwa se ukabahamagara kuri 078 14 0301. Bishobora kuba byarakubayeho cyangwa n'ubu bikajya bikubaho, wamara kwiyuhagira ukumva utuntu tukurya umubiri wose ndetse ukanishimagura, cyangwa waba uri kugenda mu mbeho ukumva ku maguru umeze nk'aho hari utuntu turi kugutondagira. Sobanukirwa rero ikibitera n'uko wabyirinda. Bamwe bibaho akanya gato bikarangira, ariko hari abo bibaho bikamara amasaha menshi ndetse bikaba n'abaryaryata cyane ku buryo bakenera ibyabafasha kurwanya ubwo buryaryate no kwishimagura. Niki gitera kwishimagura umaze koga? Icya mbere, amazi ubwayo siyo abitera, ahubwo kudahita wihanagura ukimara koga nibyo bibitera, ndetse no kuva muri sauna cyangwa ahandi hatuma ubira ibyuya ntuhite wiyumutsa bishobora kugutera kwishimagura. Icya kabiri ni ubushyuhe nabwo bushobora gutuma wishimagura umaze koga. Amazi ashyushye cyane atuma uruhu rwumagara vuba, nuko agatera kuryaryata ndetse n'ubwivumbure. Icya gatatu, ibikoreshwa woga, amasabune yo koga na za shampoo nabyo bishobora gutera uruhu kuryaryatwa, ndetse n'imiti yoza amenyo iyo ikuguyeho ishobora kugutera kuryaryatwa. Niba bikubaho rero bitewe n'uko wahinduye isabune wogaga, impamvu niyo. Icya kane, kwikuba. Hari abantu boga ukagira ngo hari icyo bapfa n'uruhu rwabo, akikuba hafi yo kwikobora. Ibi rero bishobora kwangiza uruhu, bikarutera kuryaryatwa no kokera, bikaviramo kwishimagura. Icya gatanu, uruhu rwumagaye. Hari abantu bagira uruhu ku buryo iyo akimara koga uruhu rwe ruhita rukanyarara cyane. Ibi nabyo bishobora kuviramo kwishimagura cyane. Icya gatandatu, indwara z'uruhu. Zimwe mu ndwara z'uruhu nazo zishobora gutuma uruhu ruryaryatwa nyuma yo koga, nk'ise n'ibihushi ni zimwe mu ngero nziza cyane. Ni gute wakwirinda kwishimagura? Kugira ngo wirinde uko kwishimagura biza nyuma yo koga, ushobora kugerageza ibi bikurikira. Icya mbere, oga amazi y'akazuyazi kandi ugerageze koga igihe gito, ndetse unirinde amazi ashyushye cyane. Koresha isabune yo koga isanzwe. Niba ushaka koga amasabune yagenewe koga, twaguhitiramo ayitiriwe ko yakorewe abana, kuko yo akorwa hagendewe ko uruhu rwabo ruba rutarakomera cyane. Naho ushatse wakoga isabune isanzwe niyo yaba iya gifura, uretse ko utagomba koga isabune isa n'irimo utubuye kuko ishobora nayo kwangiza uruhu. Kandi wibuke kwiyunyuguza neza isabune ikagushiraho. Mu koga rero ikube buhoro, ntabwo umwanda ukurwaho no kwikuba cyane. Niba ukora akazi gatuma ubira ibyuya cyane, koga amazi ashyushye no kwipfipfinyura n'intoki birahagije, ubundi ukikuba buhoro. Ibuka kwiyumutsa neza ukimara koga. Abantu benshi iyo bamaze koga bagatinda kwiyumutsa niho bagerwaho no kwishimagura. Bishobotse nyuma yo kwihanagura n'igitambaro, ushobora no kujya ku kazuba cyangwa akayaga mbere yo kwambara. Wibuke ko hari ahantu uruhu ruba ruhiniye mu rundi, nko mu kwaha no mu mayasha, aho uhahanagure witonze kandi neza. Ubifatire umwanya kugira ngo amazi ashyireyo. Ibuka guhita wisiga amavuta ukimara koga, cyane cyane niba ugira ikibazo cy'uruhu rwumagaye. Byiza ni ugukoresha amavuta atarimo ibintu byinshi byivanze muri ayo mavuta. Vaseline, amavuta ya Elayo, zimwe mu ngero z'amavuta aba atavanzemo ibintu byinshi. Umukunzi wacu yaratwandikiye ngo tuzamubwire impamvu abagabo cyangwa se we ku giti cye akenshi yishimagura ku myanya y'ibanga we nk'umuhungu akimara kwiyuhagira. Akenshi uba usanga biterwa n'uko ukimara kwiyuhagira birangira utihanaguye neza, ugahita wambara boxer cyangwa se umwambaro w'imbere utawuteye ipasi cyangwa se utumutse neza. Rero icyo ugomba kwitaho ni ukwihanagura neza
imyenda y'imbere yawe ikaba yumye neza ndetse ukanayitera ipasi kugira ngo izo mikorobe ziba zafashe ku myanya y'ibanga zigatuma wishimagura zidakomeza gutuma wishimagura. Rero nugira kwiyitaho ugendeye kuri ibi tukubwiye bizatuma utongera kwishimagura nyuma yo kwiyuhagira. Reka mbabwire ngo iki ni Ikibabi TV. Kora subscribe, share na comment. Turabakunda cyane, ariko nanone mwebwe mufite ubukwe muri aya mezi tugiye kwinjira mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu ndetse no kwa kane, muhamagare kuri Izere Protocol and Services. Serivisi zabo ni nta makemwa, ntago twakubwira ibintu bidafite gahunda. Bafite gahunda nziza cyane yo kubafasha. Turabakunda cyane, mugire umunsi mwiza.